urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe. Reka mbashimire, reka mbahe ikaze kuri mwebwe mwese mukunda filime Inzira y'umusaraba. Reka nkubwire kuri uyu muyoboro wacu witwa Inzozi Films, nguhaye ikaze kandi reka nkubwire ngo you most welcome. Oh my god, ese episode y'uno munsi ya 96 wayibonye gute? Reka nkubwire ngo episode yari imeze neza kuko twabonyemo ibintu byinshi byiza cyane kuri wowe wari ufite amatsiko yo kuba wabona uwo bita Kamarade na Emile. Ese umutima wawe watuje? Ese byakugendekeye neza? Reka nongere nkubaze, ukimara kubona Kamarade na Emile basesikaye ndani mu mudugudu neza, ese wumvishe ufite ubwoba munda? Yes, ni ibintu byinshi byiza cyane twabonye muri episode y'uno munsi. Reka nkubwire ngo nimba uri umukunzi w'Inzira y'umusaraba, ibyo ngibyo murabimenyereye cyane, unyarukira muri comment ukatubwira uti kabisa Inzira y'umusaraba ni filime nkunda kandi nagize priority. Yes, wowe rero ukomeza kugenda ubana natwe, reka mbanze ngugezeho bimwe mu bice by'ingenzi tugiye kugarukaho kuri episode y'uno munsi, turebera hamwe episode ya 96. Ese yagenze gute? Ese wayibonye gute? Mbabwira ngo kuri wowe ukomeza kudukurikira, urabizi neza kuri uyu muyoboro wa YouTube turaza tugatanga ibitekerezo byacu, tukandika comment uko tubyumva, ubundi twarangiza tukavuga tuti noneho twiteguye kuzabona product nziza ya filimi Inzira y'umusaraba. Reka nkubwire ngo kuri wowe umaze gukora subscribe ni inkunga ikomeye cyane kandi mu by'ukuri ni iby'agaciro. Yes, kuno munsi twaje kuba tubona episode imeze neza. Twabonyemo Kamarade na Emile. Nyarukira muri comment tubwire uti kabisa nari nkumbuye Kamarade, nari nkumbuye Emile ku kigero kingana gutya. Maze nkubwire ngo nanjye ndahita nzamita nguhereza like twinshi cyane. Ikindi twabonye umugabo mushyashya muri episode yacu ya 96. Ese episode ya 96 wari uyiteze gute? Amatsiko yarameze gute? Reka nkubwire ngo episode yose tugiye kuza tuyirebere hamwe, ubundi turebe n'ibitekerezo mwagiye mutanga, dore ko mubizi kandi munabisobanukiwe neza ko kuri uyu muyoboro wacu dutangaza ikintu bita my comment. Oh my god, ni igice mwakunze, ni igice benshi mukunda kunyandikira mukambwira muti ntabwo wigeze usoma comment yanjye, ariko reka nkubwire ngo simba nanze kuyisoma, ahubwo iba yaje ikivanga n'izindi comment nyinshi cyane. Yes, twaje kubona uwo bita Iribagiza na Sylvie. Abantu muzi neza uwo bita Sylvie ni umwe mu bantu bakomeza kugenda baba hafi uwo bita Iribagiza, akaba wa wundi ushobora kumugira inama mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Uwo bita Cyusa yaje kuba nanone akomeza kuduhisha uwo azahishura kugira ngo avuga ati kabisa wowe you gonna be my wife, you gonna be my one. Oh my god, ese episode ya 97 uyiteguye gutereka? Nkubwire ngo uhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Bejya muri comment kano kanya. Murabizi hano twebwe nimba uzukumva kino kiganiro nturebe comment, ntutere comment, ujye wumva neza yuko buriya nta musanzu ukomeye ubutanzi. Yego ubutanzi umusanzu wo kuba uturebye, ariko buriya tuba dukeneye yuko nabandi runaka bagira commentaire yawe bakakira ubutumwa, kuko hari abantu benshi bigira mu bitekerezo muba mwagiye mutanga. Reka nkubwire ngo umaze kumenyera ko icyo gice cya my comment impamvu tugikora, hari abantu baba bafite ikibazo runaka cyo kuba atabasha guhweza ngo abashe gusoma za comment. Maybe wowe ufite uwo mugisha, ufite kuba wareba ukagira ikintu ukora, ariko reka nkubwire ngo byose biterwa nuko umeze. Rero hari umuntu ushaka kwiyumvira ibitekerezo by'abandi adafite umwanya wo kubisoma, kandi tuba tunabikora n'abandi bafite cya kibazo. So nimukajye mubitindaho cyane kari gice mwakunze. Ese ni muntu ki mushaka ko tuzagaruka kuri nde? Twari tumaze iminsi tudakora ku gice bita ni muntu ki, aho tugaruka ku mateka y'umustar uri murakina muri filime. Mbabwira yuko muri no minsi turimo tuyitegura kuba twabagezaho noneho iyindi filime kugira ngo turebere hamwe. Twabwiye yuko dukora kuri filime zikunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ese wowe ukunda kuyikurikirana uri mu kahe karere? Uri mu karere k'Iburasirazuba, ka Ngoma, ka Nyagatare, cyangwa mu kandi karere akariko kose? Yes, reka ngwikaze wowe uri mu mujyi wa Kigali, of course the home of show. Abantu benshi murabizi iyo umustar runaka aje mu Rwanda araza ahantu ahitira hambere ni mu mujyi wa Kigali ndani. Yes,
wikaze w'iburasirazuba, mu majyepfo, amajyaruguru, reka mbabwire ngo iburengerazuba ndabakunda cyane. You most welcome kuri channel yacu. Yes, nyita the reader, the real hustler, number one baddest. Reka nkubwire ngo tugiye kuba twigarukira kuri episode ya 97. Hari abantu benshi bari kugenda bazana ibintu by'ibinyoma. Of course twebwe hano turaza tukababwira yuko buriya filime Inzira y'umusaraba ari imwe muri filime ushobora kwigiraho ibintu byinshi. Icyambere, kubaha, tubona uburyo iribagiza yubaha umukobwa ubona uri smart. Reka nkubwiye, I wish to have a girl like that one. Kubera ko buriya iribagiza ni urugero rwiza, ni urugero rwo kuba ari umwe mu bantu bashobora kuba abafite vision nziza, yigisha abantu benshi. Iyo tubonye kwihangana kwiwe bitumotiva mu bintu byinshi tugenda dukora. Uwo bita Cyusa ni umukozi, ni umuntu ukora whatever, ni umuntu mbega utajya wiburira muri make, ni umuntu utajya wiburira, ubona ko ari smart, ahagarara ku ijambo rye. Iyo turebye ubugome bwa Fabiola n'iki n'ingaruka ari guhura nazo muri no minsi, aratwite. So ibyo ni ibintu rero bigomba kutwereka neza umurongo w'uko tugomba kugenda. Ni episode twaje kuba tubona itangira uwo bita Cyusa ari kuganira na iribagiza ndetse na Kanyana. Oh my god, kuri wowe wabashije kuba wareba episode ya 95, wabonye neza uburyo wo bita iribagiza yasenganye na Kanyana, ibintu bikagenda neza, barasenze, ibintu biragenda biraryoha. Ndavugane ibi bintu se birashoboka cyangwa? Yes, kuri wowe rero wabashije kugira ikintu ukuramo gikomeye no kuba wajya usenga mu gihe hari ibibazo, reka nkubwire ngo nguhaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube, kandi nkubwire ngo ni by'agaciro kuba tubana. Ndakubaza ikibazo kandi unsubize. Episode y'uno munsi hari ikintu runaka yagusigiye, yakwigishije? Ese ko nakubwiye incamake z'uko bimeze, urabona uwo bitiragiza azabana na Cyusa cyangwa isimbi azaza yivange muri ya mipango, azaza ibintu byose abidogereza? Yes, ni episode twaje kubonamo uwo bita iribagiza arishima kumubona, yamara kumubona akamubwira ati se Cyusa, mbwira mu by'ukuri urankigikiye cyangwa? Cyusa aramubwira ati no, urabizi igihe ntago kiragira cyo kuba nababwira, gusa hari icyo mfite ku mutima kandi si kera nzakibabwira. Abantu benshi cyane mutegereje kuzabona ano marushanwa aba live nkanjye, reka mbabwire ngo muze twifatanye. We Burundian, mwebwe mutuye mu Burundi, muri Kenya, mwese muri diaspora, murabizi muri abantu mukunda filime Inzira y'umusaraba. Sida filime Inzira y'umusaraba gusa, ni filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Rero iyo tubonye nka comment yawe ukavuga uti ndi muri Norway, reka nkubwire ngo buriya tuvuga ati u Rwanda rufite abantu ba supporting, the supporters, big energy, the supporters. Yes, rero ndakubwira yuko ni episode yaje kuba tubona uwo bita iribagiza ari kuganira ndetse na Service, bakamubwira ati mbwira ikintu cyose wumva gishobora kuba cyadufasha mu kugira ngo uzatsinde amarushanwa. Eske kuba wakambara neza, inkweto nziza, imyenda myiza, ikintu byasaba cyose, reka nkubwire ngo nzagikora. Kuri wowe rero dukomeza kubana, kuri wowe ukomeza kubana natwe uko bwije nuko bukeye, ngira ngo nimba wabashije kumva kino kiganiro wabonye neza mu ncamake uko filime yagenze. Ese kuri wowe ni icyo uri kwitega kuri episode ya 97? Ni ku munsi w'ejo filime Inzira y'umusaraba inyura kuri YouTube channel bita Big Family TV. Big Family TV ikanyuraho guhera saa 5 kugeza saa 7, niho ugomba kuba expectinga, kubera ko sometimes ibintu bikoresho dukoresha bijya bidutenguha, bikaba byatuma episode itazira igihe. Natwe hano ku biganiro bijya bibaho cyane, rero mujye mwihangana. Turabizi neza ko team Inzira y'umusaraba bakora ibintu bazi kandi bigomba gutanga umusaruro. Reka ngushimire kandi nguhe ikaze no mu kindi kiganiro. Urabizi ahangaha twige tugaruka kuri filime, ari nayo mpamvu dukunda kubabwira ngo natwe turimo turategura filime yacu nziza igomba kuzaza, mukayikunda kandi mukayoba hafi. Nyita the reader, the real hustler, number one baddest. Ubundi nkubwire ngo ciao ciao, duhure no mu kindi kiganiro. Urabizi ndagukunda. Ciao ciao.